iyi si we isi tugendamo tugira ngo iratuje naho itugera amajanja ngo itwonone, isi tubamo tugira ngo iratekanye ikatubeshya ngo iratuje ngo iratekanye ngo nta kibazo, naho disi burya umutekano iyo miturirwa mubona izamurwa amanywa n'ijoro, ahubwo umutekano uturije mu mutima w'uwahawe umurage mwiza w'amahoro twasigiwe na Yesu Kristo umwami wacu. Burya ngo kurara mu bitanda bihenze disi burya ngo sibyo bihoza amarira y'umutima usobetse amaganya. Mbega isi tubamo igenda yuzuzwa imiturirwa iterambere sinakubeshya, bamwe bakagira ngo isi iraryoshye, ariko mbega iyo miturirwa sibuze kuba ikikijwe n'ibitura impande n'impande. Mbega isi gushuka wabona utemba itoto mu mwanya muto ugatemba kubera imitingito, ubwiza se bubura kwijimishwa n'ibiteye ubwoba iyo byakataje bihundagaye muri iyi sanzure. Isi dusanga ikwakiriza yombi maze mu mwanya muto ikaguha no ku mabombe. Bamwe bakakubeshya ngo isi iraryoshye naho irashyeshyenga. Nawe se ngo ubamba isi ntakurura, ngo isi ntisakaye, ngo kandagira isi ntahonyora, nk'ubwo ibyo biva hehe koko? Nawe se uba utuje maze ukajya ukabona usanganiwe n'imitingito itabuze n'imyuzure n'imiriro, wabona inganda ziyongera ibinyabiziga ari byose sinakubeshya ati ati sigeza heza. Naho ibyo byose uko babishaka bahanga burya ngo basanga bari gutema ishami bicayeho, kuko ibyo byose bigenda bishegesha ibyiza twaremewe na rurema, maze mu mwanya muto ukumva ngo isi yose ihangayikishijwe n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Isi twayihawe ari nziza, uko yari yitereye ubwayo ntacyo yari itwaye, ariko bene muntu nyine nuko bayihinduye. Nimwemere rero twicare mu ngaruka z'ibyo twiyononeye. Ngewe mbibwirire nimunkundire mu nyumve, ariko muzirikane ko inaha hatari iwacu pe, ni ukuri kose n'aha si iwacu. Yewe ukiyirimo cyo ngwino twicare mu rucaca ducogagura amagambo, tujye inama y'uburyo twahangana n'iyi rwona itatwonona maze ikazatubera impamyi yo kwitahira iwacu heza. None se ko n'ubundi turi abashyitsi kandi aho ducumbitse hakaba hatadushaka? Mwibwirire iyo umuntu ari iw'abandi aba akwiye kwigengesera, hatatahasiga amateka mabi maze ugasanga atashye yari ruvumwa. Ariko se wagiye wiyibukira umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe ra? Ko ubuto bushukana ko igihe kizaza aho uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo rwose. Iminsi mibi izaza, imyaka izagera, aho utazaba wigenga ahubwo uzaba ugengwa n'aho iminsi y'iyi rwona izaba ikugejeje. Mbega isi ngo izuba n'umucyo bizizima n'ukwezi n'inyenyeri bizahumbya, uzi ko kandi intwari zizunama, abasyi baziruhukira barorere gusya rwose pe, kuko bazaba babaye bake. Iyi si iyi si kwigushuka kandi ishonga. Kwigushyeshyenga ugatwarwa kandi konona. Umva nkumenera akabanga wowe unyumva utaraturwa wari wambaye ngo nuko ubona ishi itambagira mu kibuga cy'iyi rwanda. Yewe
abarungurikira mu madirishya bazahuma ngo n'imiryango yerekeye mu nzira izakingwa, ijwi ry'ingasire rizaceceka. Hari igihe uzabyutswa n'ubunyoni. None se ko abakobwa baririmba bazacishwa bugufi, hari igihe ibiri hejuru bizahinduka bigafatwa n'ubwoba. Ibyo byose bizaba bikubwira, bigusunika, bikwegezayo, bikubwira ngo yewe va inaha si iwacu, igendera iwanyu hiteka. Ngo abarira bazabungerera mu mayira, akagozi k'ifeza kazacika, n'urwabya rw'izahabu ruzameneka. Ikibindi kizamenekera ku isoko, n'uruziga ruzavunikira ku iriba. Ni ukuri ngo umukungugu wisubirire mu butaka aho wahoze. Begisi burya ngo byose ni ubusa, ni ukuri ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo narunze byose muri iyi si miturirwa nkazamura disi, burya ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ngo bizarebwa n'abatarabiruhiye. Ariko mbega isi cyora. Ibise kandi ibyo mbona ni ibiki? Ko mba n'abantu bagenda bapfutse iminwa, bimeze bite? Yego mana, umuntu arahunga undi nk'aho ari igisimba ngo atamukoraho akamwonona. Yego nyagasani, twari tuzi ko abantu basabana bagahurira mu birori bigatinda. None dore iki cyaga aho kitugejeje, ngo niduhura nta gusuhuzanya, ahubwo ushyiremo metero hagati yawe n'undi. Ngo utanyegera ukanteza icyago, n'ukuri nk'aho uri icyaha. Harya ngo ni korona irayoboye da, nta ukomeye nta woroheje, twese iraduhangayikishije, iratujajanze. Yewe cyo nimuze twishakira Imana, umuremyi wacu atuyobore. Naho ubundi n'abayoboreye isi yose nabo ubwoba bwabafashe, ni ukuri ntacyo kuturengera bafite. Njyewe uyu munsi mbashatse Imana nkayiyegurira, maze ikabana nanjye, ikatuza iteka mu mutima wanjye iteka, maze nkajya ndirimba ngo ibera iteka murage mwiza w'amahoro twasigiwe na Rurema. Mwari kumwe na Harerimana Felix, Evangelizero Monde TV. Shalom.